umukino Imana itari yateguye ko ntsindwa uno munsi nicyo ngicyo. Umutoza urazamuwe kubera amakosa kuri kiniriye kosa ukoze gitumye uzamurwa arimo. Ese ko warebaga we hari ibyo wabonye? Narebaga ariko ntabwo nigeze ibyo mwavuganye. Nubwo twavuganye narindi mu ruhande rwo hirya ari mu ruhande rwo hino nta n'ijambo narimo ngiye kumva numva hamagaye umusifuzi wo hagati ngo nanzamure. Bishoboka ko yaturutse mu rugo ateganya kunzamura cyangwa bigashoboka ko ashobora kuba ubwe yatekereje ati reka muzamure. Umuntu ashobora kubona ko ikipe ari umutoza, iyo ujyanye umutoza bishobora kuba byangiye. Hari amakosa menshi yagiye aba ariko reka dutegura indi match indi yarangiye. N'ubundi twabonye uguma kwiyamara cyane ikijyanye n'imisifure uze ko imisifure y'umunsi itari fe. Ese igitego cya mbere natsinzwe wabonye hari ikosa ryabaye ariko asitara arazamuye ntunzamuye hari ribereye imbere ye arbitre hagati n'ufashe umwanzuro arahagaze aho ngaho arabireba. Birashoboka ko ari ibintu byaje byateguye ntabwo iyi match wambwira uko umuntu yatsinzwe. Ibitego 3-1 ubushirize wawanganije na Marine uwo amanota inota rimwe mu manota 4 ni igiki kigiye kujya ku Gicumbi kugira ngo mwizere ko muzavuna umukino cyane. Kuki tutabara amanota 12 kuri 18 tukabara iyo dutsinzwe niyo dutsinze tukatubara statistique turareba amanota dufite 27 igisigaye tukareba iziri imbere yacu ntabwo twe turi kureba iziri inyuma nazo ni zishaka uburyo zidufata ariko twe turareba iziri imbere. Ubikiriho no gutegura match ya ETSR gategura n'izindi match ubu ETSR ni iri imbere mu bitekerezo bya ekipa ya Gicumbi. Wana hari icyizere ko Gicumbi ishobora kumurika cyane 95%.